Amen. As we honor God, let's stand up. Let's read the book of John, 11, verse 23 through verse 27. 23 through 27. We'll read in the name of Jesus Christ. Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Amen. Amen. Tugihagaze hari agakorasi nkunda cyane ko tuje guhimbaza Imana, that we came to honor the Lord, no gusenga Uwiteka, and also to pray to the Lord, that it rise even in heaven and earth. I am also meant to be bowed down to, except Jesus Christ. And he said to us, there's not wind, there's not breeze, there's no bullets that can stop us from the Lord. Let's, as we still stand, we'll sing a chorus, and then we'll pray in the name of Jesus Christ. Mana ugira neza Yesu Kristo, twongeye gushimira ko waturaje neza ukabudukanguye ukongera kutwemerera kuri uyu munsi ko twongera kugera muri iyi nzu yitiremo kwambariza izina ryawe ririhabwe icyubahiro. Abo bagiye kure muri iri joro twavuze ngo turi mu isi tutari kure yawe, bakaba barwanye n'umwanzi Satani akabanesha ndetse benshi akabakomeretsa, baza imbere y'umuganga ubomore, baje imbere y'Imana ibabarira ibyaha, ubabarira ibyaha Mwami, maze wemere ubagarike ubemeshe, baza imbere yawe badatinya, baza imbere batabebera, kuko baza imbere yawe bemye. Mwami wavuze turi mureke abana bato batsange, ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Bamwe abana bato ngaho turaje turagusanze Mwami, emera nawe uzutugane, maze ijambo rwese mwe imbere yacu rikaba risomewe mu matwi yacu. Datonda kugira ngo iri jambo urikure mutima ubugingo bwacu mu gitondo cyo mbere iminsi 7 bamana uturakwinduye muzubana natwe, waje kutinza n'inyota wese aba imbere yawe ahagijwe n'abaritwe agucyubara cyo cyawe Mwami. Mwami turagusengera ngo manubure kwa natwe, ijuru rikinguke bw'amatariro, maze utuganirire akayaga turabara imbere yawe, twakura umugisha byambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. We shall sit down.
Me and my brother that I'm with, we again welcome y'all in the name of Jesus Christ. We came to thank the Lord that He has blessed us, that He has also protected y'all, that He has also brought us together while we're breathing the air of the people, and there's no one else. And all of us are praising the Lord because of the work and the that He's done, and the Lord has done that. He may be honored in Jesus Christ. We came to harmonize the Lord again. We came to pray to the Lord again. Because the word of the Lord is saying, everything that you do in my name, I will also be with you. And anywhere that you pray, and you oversee and with good intention, I will always be with you. And me myself, I believe that without I know that the Lord is with you, because and is the Lord, the Lord, because the work is the even if we do the things that the Lord has said, and we do what the Lord wants without being stopped and without being embarrassed, know that the Lord is with you in everything. Do what the Lord says. And today, we came back so we see that everything is rebuilt. So we may hear the words of the Lord, and the word of the Lord is always good. And the word of the Lord is always because when you accept the word of the Lord and you do what the Lord wants, and I hear that these words are elected, and I feel like I want to tell and I want to tell my brothers, and I want to tell my sisters, so we may all see this word, so we may know that the Lord is God, and we know that the Lord is God, because as He was yesterday, as He is today. That's why we believe in the Lord, because the Lord is capable of all. The Lord is separated from others. The Lord is separated from people. The Lord is separated from everything that is called. The Lord is just called. That's why He said, don't let any other God in your eyes. Don't let anyone else. Don't whoever is said, there is those in heaven or there is no one else except the Lord Himself. The Lord that I'm coming to tell you today, the word that we're going through today, is that we may go well, is that we may hear right. The head of the scripture is going to be the Lord is the one to be resurrected in life. Amen. Do y'all believe that? That's the word that we're going to read out today. There's nothing else beyond it. Because when you come here and you hear that you want, or you hear the head of the word, and you hear that you have heard the word, the message we have finished, and I'm here to tell you that Jesus is the one to be resurrected in the life. Whoever believes in Him, or even if they were dead, whoever believes in Him, they have ended. They will live again. Amen. We have heard the word of so that you can hear. I'm going to tell you all the news. I'm going to the news that is in John. It says He came from the is a man that the Lord has done. He was a child of God. When the days that came, like as a child of God, to become sick is to get sick. It's like how I get sick or how someone else gets sick. That doesn't mean that you get sick because you've sinned. But instead of all sickness, anyone can get sick. Isn't that right? Everyone can get sick. Even not being sick, everybody can die.
There's no one or say that I'm strong as a rock. They're not every die. Everyone can die. So what has brought me here today? I've came to tell y'all good. There's now when you're sleeping. Even though we're asleep, and we're like dead people. When the person dies and he wakes up, you heard that they have slept and they have left. When someone is sleeping, they are in death. That's why nobody's meant to be big. Nobody's meant to have a chest and say that I am a woman, and I have strength. Yeah. That's why there's no one strong. The only strong one is Jesus Christ. That's why everybody who's in Jesus Christ is strong. Who isn't in Jesus Christ? That's why I came to tell y'all good news that tells you that Jesus Christ was resurrected in the life. Lazarus, after he became sick, the day has come. He came out of the body and he died. After he has died, Jesus Christ got there. It told him, Lazarus, Lazarus, that's what Martha had told him. He had a sister and they said that he's dead. It's ended. And Jesus Christ said, he has not died. He has not died. They said he's sleeping. Those who believe that he's sleeping, can he not wake up? His name will wake up. He has not died, and he stays sleeping. And so here 23, Jesus Christ is saying, like we read, Jesus said to her, Jesus said to her, who is he telling? Maria, Martha, that your brother will rise again. So it says, who has died? They are not dead. But Jesus Christ told him, they will be resurrected. Martha and answered him, I know he will rise in the resurrection of the last day. Martha who have died, when the day comes, they will be resurrected. They will be risen. And when they be risen on the day of the last day, those who have died, those who have sacrificed, those who have died, they will be waking up and they will be resurrected. Will be in the rest, and those who will wake up in the eternity. Some will be waking up to be condemned, and others will wake up to eternal life. And they say, I believe and know that those who died will be resurrected on the last day. Jesus said to her, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though they die. And whoever lives, who believes in me will never die. Amen. That person believes in me, they will live for all eternity. And those who's in Jesus Christ, be excited and be happy, because in the word of the Lord it says, those who have died and those who are still alive, Jesus Christ is still alive. Why? Because the strength that was in Jesus Christ, and He will give it to who died in Him. Everyone who's sleeping, everyone who has died, know that Jesus Christ in that day will be back to his children, and those who died in Him will be resurrected. They will be given eternal life. They will be with Jesus for life, and they will never die again. That's why I say don't be scared, because there's many people who see where they're going and they say they're gone. It's right. And here this earth people die, but here it says
uzarire wa munsi uzapfusha umuntu utazi kumenya Yesu without knowing the Lord. urabyumva neza umunsi uzagira umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe cyangwa umunyamuryango agafata izeye Imana twizeye agafata amenya Yesu kuko utabona kubonana utajya kubana ukundi ujya kuzamurire uhanagure ariko umuntu wamenye Yesu umuntu wizeye Imana nzima agasinzira akaba muri umubiri uzishime unezerwe ukarabe urye ukaruhutse hari igihe muzongera kubona mukabana reka mbabwire amagambo meza kandi araza kubafasha nabyo ndabeze bihamye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Let's read in the books that have been written. Ibyakozwe n'intumwa mwene data Tamuriza nabona dusomera 20. Yeah, brother Tamuriza sees the word then read 20 umurongo wa 9 verse 9. Yeah, mugeze ku murongo kuri 12. Going to 12. Let's read. Yari yicaye mu idirishya arasinzira cyane nuko Pawulo akomeza kuganira amagambo menshi. Yego biratinze utuku arahuriza ava mu cyumba cyo hejuru aragwa basanga amaze gupfa baramuterura Pawulo arunamuka amuvama hejuru aramanuka amuvama hejuru amuhobera ati mwiboroga kuko ubugingo bwe umurimo. Amaze gusubira muri icyo cyumba cyo hejuru amanyura umutima ajyaho akomeza kubaganiriza byinshi kugeza umuseso maze aragenda bazana uwo muhungu ari muzima birabanezeza cyane. Amen. Imana igumugisha. The Lord bless you. Kandi umugisha aya magambo. The blessing of the word that we have read today. Yesu Kristo. Aya magambo ni meza. This word is. Aya magambo murakunze. Did y'all love this word? Aya magambo murakunze. Y'all love this word. Aya magambo yana yakunze. This word. Aya magambo meza. Because it's good word that keeps us going. Ahumuriza imitima ya benshi. Heals the heart of a lot. Amen. Amen. Abihebye reka muhumurizwe kuko Yesu Kristo adukomeza tubwira amagambo ati ubwo Pawulo arimo abwiriza hanyuma ngo hari umufurere umwe cyangwa umuvandimwe umwe witwa Ubugingo. Uwo muvandimwe yafashwe n'ibitotsi arasinzira asinze ariko ari mu rusengero baricaye hariya ku idirishya harimo nimba ari ikintu arimo agafata akayaga simbizi ariko ijambo ritubwiye ko yasinziriye ngo nuko anyura mu idirishya yikubita hasi kandi iyo nzu yari ndende nuko aba arapfuye. Ijambo ry'Imana ritubuza gusinzira turi mu materaniro gusinzira ari byiza kubera ko ufashwe na dayimoni y'ibitotsi niyo mpamvu twamagana atari ibitotsi ngo satani ibitotsi tsindwe ujya gusinzira ari byiza. Muri byageze kuba muvandimwe Ubugingo arangije ngo nuko abantu bose bakutwa n'inkuba bagira ikibazo ati umuvandimwe arapfuye bamanuka birukanka ati byarangiye. Pawulo amanutse aramureba arangije ngo amwubama hejuru maze barababwira ati mwiboroga muhumure kuko ubugingo bukimurimo. Amen. Uyumva neza yari yapfuye byarangiye ariko mwene data ahumuriza mugenzi we akabwira ngo kumukomeza amubwira ko abapfuye bazazuka kandi urupfu nta kintu uzatwara abana b'Imana. Burya gupfa ni inzira y'ubusamo idufasha kuruhuka ukagenda ugategereza hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Amen. Aho babwira ati
Paul told ntabwo him, yapfuye he have not muhumure died, but instead mwirira don't cry, mwirira don't cry. umwuka we The uracyamurimo spirit is still in him. pawulo agera arizamukira Paul went up, pawulo amanyura umutsima Paul bararya they ate. agomeza kubwiriza amagambo menshi umwanya munini pawulo yafashe umwanya urambanije basinzira bajya kuranirwa We have a little time. Yeah, the time is running. We see that we have taken a lot of time. But Paul, he was telling the word until they were all sleeping. We were serving the Lord. After he was done, he ate. arababwiriza niyo mpamvu niyo umuntu yapfuye mujya kubona abantu babajya gukaraba bakarya barazibabwiye umuntu nyine yagiye pawulo afite ibyiringiro agamije kurya bamanyura umutsima bararya bakomeza kubabwiriza amagambo y'Imana nuko bo mu museso bazana wa mugabo ngo bamuzanira pawulo ngo ari muzima bamuzanira ubuzima kuko Pawulo yababwiye ngo nuko abantu bose baranezerwa nuko barabanezeza amen nanjye njyago bibanezeze babwira amagambo ngo nimucike intege nimwihebe amen muhumure Yesu Kristo niwe kuzuka n'ubugingo Yesu Kristo niwe utanga ubugingo Yesu Kristo niwe kuzuka umwizera nawe barapfuye azongera mubwirana ayo magambo amen Imana izamuha umugisha mu izina rya Yesu Kristo n'aya magambo twafashe bababwira ati abari muri Kristo Yesu nibapfa barasinzira kuko igihe kigera bagakanguka bakongera kubaho amen urebye wasinziriye wese abaze bapfuye ariko kubera Imana igihe kiragera agakanguka Imana umugisha kukumva amagambo mu izina rya Yesu Kristo reka duce bugufi rero kuko byatugendanye nayo mwene data utamuriza basenge abamuriza bari bihebye iri jambo arizura umugisha mu mitima yacu abumvise amagambo bose abasaba umugisha kandi iri jambo ribashe kubakomeza n'urugendo nimwihebe nimucike intege Yesu ariho Yesu ni muzima umwizera nta kibazo afite umwizera yirate wirate wese whoever shows, they may show out that they have this Christ. Uwiteka washobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira turaguhimbaje izina ryawe nagucyubahiro. Ubwo twari imbere yawe umvaga amagambo anejeje nuko ari wowe ubugingo akaba ari wowe ubuzima. Uwiteka ushimirwe mu izina ry'Umwami. Amen. Mana washobora byose, tubonye yuko ukwizera atazapfa ukundi ahubwo azahoraho iteka ryose. Mwami Imana washobora byose, ubwo wakoreye utukuriya ubwo agapfa ariko mu kanya gatoya akaba ari muzima, natwe nagusabye Uwiteka kugira ngo utugirane bazima nawe izina ry'Umwami. Iteka ryacu washobora byose, Uwiteka utwongeremo imbaraga, utwongeremo ibyiringiro yuko Uwiteka tuzagumaho iteka ryose turi mu mugambi bwawe Uwiteka ryose mu izina ry'Umwami. Umugaragu wakoresheje umwumvisha utagabanije ku izina ry'Umwami. Mwami Imana washobora byose, abaturage nabo basabwe utagabanije ku izina ry'Umwami. Mwami Imana washobora byose, tugiye kujya muri duterane Uwiteka ndagusabye kugira ngo tukubone mu maso hawe Uwiteka, dukomeze tuganirize byose tugusabye kukoze mu izina ry'Umwami. Amen. Imana y'umugisha. The Lord send blessings in the name of Jesus Christ.